uko bukeye nuko bwije imibare y'abana bakiri bato baterwa inda iragenda izamuka. Hirya no hino mu gihugu abakora ubushakashatsi bagenda bagaragaza ko imibare iri hejuru y'abana babyara bari munsi y'imyaka 18. Ubushakashatsi bwakozwe n'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igaragaza ko mu turere 10 gusa twakorewemo ubushakashatsi abana 818 batewe inda. Niba uyu muryango wakoze ubu bushakashatsi warabashije kubona iyi mibare, mbese bo iyi mibare bayibonamo mpungenge cye kwazaza h'u Rwanda. Safari Emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango witwa Crado. Nuvuga ngo avenir akazaza k'iki gihugu kari muri ntuza mu bajyambere bagiye cya none. Hari nuvuga ngo rero nimba urubyiruko rubayatake, abakobwa bayatake n'abahungu bayatake, urumva ko ejo nejo tuba dufite society irwaye itameze neza. Ku bwacu rero nuvuga ngo reka turengera abana kugira ngo tuzabe dufite society nziza ejo imeze neza. Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango nayo ivuga ko iki ari ikibazo gikomeye, gusanga abanyamadini baramutse bagize uruhare mu kurwanya iki kibazo ngo nta kabuza cyakemuka. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Umutoni Gatsinzi Nadine arabivuga muri aya magambo. Uyu munsi bagize icyo bakora bakabishyira mu nshingano zabo za buri munsi, bakera za mbuto koko nziza Bibiliya ibasaba, atari ukuvuga gusa ariko bakera za mbuto zigaragara muri societe, byafasha kugira ngo iki kibazo cy'abana baterwa inda zitateganijwe cyangwa se inda bataragize igihe bakira abana nabo bakikeneye kurerwa gicike burundu, kandi tuzi ko byashoboka bishyizemo ingufu. Niba abanyamadini baramutse bashyizemo uruhare rwabo hari icyo byatanga, mbese nka minisiteri ifite mu nshingano iterambere ry'umuryango bo biteguye gukora iki? Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri arakomeza. Muri uyu mwaka nka minisiteri n'ibigo dufatanyije turateganya gukora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo turebe se ni hehe koko kandi kibitera ni icyo twita root causes mu ndimi z'amahanga, ni iki gitera ikibazo kiri kugaragara, icyo twita GBV. Ntago ari ibingibi gusa, hari ukwicana mu miryango, hari conflicts. Ibyo rero ni ubushakashatsi duteganya gukora kandi twizeye ko buzatwereka aho uko bihagaze cyane cyane mu gihugu hose. Abanyamadini bo ku ruhande rwabo bemera ko bakwiye kugira icyo bakora, ariko baratunga agatoki ababyeyi ngo bateshutse ku nshingano zabo zo kurera, aho usanga nabo bitwara nabi bigatuma abana babo babafataho urugero. Uyu ni Bishop John Rucyahana. Niba ababyeyi ari indangare batabana n'abana babo bakabajungunyira abakozi batazi aho bavuye, batazi uko barezwe, ababyeyi nibo batera abana kubuko babaye. Ikibazo deficiency, indwara irava mu babyeyi ikanduza abana babo. Si ubwa mbere humvikanye ikibazo cy'abana bato baterwa inda. Mu gushaka impamvu y'iki kibazo hari byinshi bishyirwa mu majwi: imyitwarire y'abana, ababyeyi bagira uburangare, ubukene mu miryango ndetse n'ibindi. Ubushakashatsi bwakozwe n'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado mu turere 10 buvuga ko abangavu 818 batewe inda mu mwaka wa 2016. Nitwa Uwiringiyimana Patience, Royal TV.